kubigiramo uruhare itangazamakuru mbona na message ngiye ngurisha imbuga nkoranyambaga cyane Desire n'umuntu ubuzikoramo hano turarebana cyane kabisa arabizi Claude boss wacu ku mbuga nkoranyambaga njya mubaza kenshi kiko kitagiyo cyangwa kiriya n'imbuga nkoranyambaga nakomeje kubibona kenshi bigenda bizaho itangazamakuru rya sport turashinjwa na mugenzi wacu boss kamusuhuze kaba n'umuyobozi wa Radio TV1 bwana Kakoza Nkuriza Charles reka ndebe ibyo ku gitangazamakuru akora yaho byaciye kugira ngo ari byo nsoma turakomeza mu kanya nibiri hano kuntuza ni nakabonye karihe nshakirwa kakandi kabagenzi bacu bo kugiye turashinjwa kugira uruhare mu byabaye ribu nimpamagana nditaba ibyabaye imbere y'uyu mukino mu kurema ibyo baremye ntaho bitandukanye n'ibyo Leo wakatiwe uruhare yagize mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi 1994 umuyobozi wa Radio TV1 arashinja itangazamakuru rya siporo ko ibyabaye muri breed up y'uyu mukino ntaho bitandukanye n'ibyo ubwe yavuze magambo mabi cyane yanaje no guhanirwa n'amategeko afatwa nk'intandaro yashimanye itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi ashimangira ibyo yavuze byashimangira ko hari umugambi wo gutegura jenoside yakorewe abatutsi yavugiye ku kabaya muri 1991 nibyo niba ari 1991 ati niba dukorera mu gihugu gifite umurongo ibi nabyo bigomba guhinduka itangazamakuru rya siporo ababishinja nibandi ribu rero nuko yabivuze ngo ribu uri muhamagara kumuhamagara kabiri twe kuvuga amakosa ni statement ikomeye twe kuvuga wenda komeye cyane yego munyumve neza reka twe kuvuga kuri by'urudapo yavuze abantu urabagereranya n'umujenosideri kubera iki abanyamakuru basabora abantu urabagereranya n'umujenosideri kubera iki birahagije ko wavuga ati build-up y'umukino abantu ntabwo bagize ntabwo ari nziza daboro kwanza abantu bageranye ariko nabyo bigaragaza iyo build-up bakoze iyo nindi point ya kabiri kuko icyo gihe iyo umuntu umushinje icyo bita declaration calomnieuse nawe arakurega avuga ati wanshinje amakosa daboro kwanza tuzi jenoside yakorewe abatutsi uburemere yagize muri iki gihugu n'ingaruka zayo n'ababikoze icyahuzama daboro reconfrère niko babita mu gifaransa niba ariko byanaba oya ini statement telegraph none yabivuze ni statement cyamubeshe yagihinyuze cyane kuko ari ibintu bimaze iminsi bivugwa nari umuyobozi umwe twaganiriye kandi uri muri federation nawe uri mu bafata ibyemezo ukumva muri ibi bintu hari ukuntu ushaka gukururamo itangazamakuru ngo ariko ngo namwe ngo hari ukuntu mutitwara neza watubarije neza kukurema nibyo yabivuze statement yabivuze mu kiganiro cya mu gitondo mukuru wacu Kenisi kuko ngewe nimwe mwavugaga ngo niri tangazo ndibonye nyuma se mubinyeretse mu cyera bibonye nza kuva mu gitondo ngeze hano 2:10 hari ibintu bidakwiye kugereranywa hari amagambo atakwiye gukoreshwa warangiza ugana precisa fata umuntu amaze gukatirwa n'inkiko wamaze kwemezwa simbizi wenda nawe yakwisobanura simbizi ariko uramufite biteye ubwoba kumva uramubonye ndamubonye ku murongo wa telefone namushimire cyane ko mu mirimo myinshi afite yahisemo gufata umwanya kugira ngo aganire na BNB atubwire ku mbere na mbere ntago najya gukurikira mu gitondo nimba koko ari byo nabonye byanditswe ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu mukuru wacu bwana Kakoza Nkuriza Charles KKNC imfura y'iwacu akaba n'umuyobozi wa Gasogi United tubaye ikaze mu kiganiro cyacu Sports Plateau murakoze cyane imfura yacu Jari mumeze neza president mukuri kw'Imana isumba byose ndashimira Imana pe félicitations neje bundi equipe yaratugaritse je namuhase twatashye nabi pe nyuma yo kwirakwiriza ko ikipe Gasogi yagurishije ntago tubumva neza president ndavuga yego yo gukwirakwiza ibihuhu ukuntu Gasogi yagurishije make ibyo nabyo byari byavuzwe cyane ariko biranababaje kubona abantu b'abanyamakuru bashobora kwicara yego business y'umuntu mukayikuzanya ruswa is very bad no kwica ni assassination
niyo mwishe mukavuga ngo turabizi Gasogi iraza gutsindwa muri football birashoboka ko Muhazi yadutsinda sibyo yego nta nubwo byaba ari igitangaza kuko sinatwe twa mbere yabitsinze ariko uje imari tangwa none dutsindwa public yose ubona ko turi abaryi ba ruswa Perezida birasa nkaho ari niba muri mu rugendo tubafatiranye muri mu rugendo ahari bibakundiye nk'umunota 2 mugahagarara ahantu tukavugana neza kuko umurongo uracikagurika cyane nta n'ikibazo gihari ubu ngubu wambaza gutyo turabumva Perezida murakoze ngira ngo niyo mpamvu natwe dutangiye tubaha felicitation umupira wacu bamo speculation nyinshi n'ibivugwa byinshi ariko mu kibuga ngiye umukino narakurikiye kwa gatandatu ninjoro Gasogi yabashije kubona amanota 3 mu kibuga ariko si cyo kintu gitumye tubahamagara Muhazi yari duhitanye wari umukino ukomeye rega natwe turi mu mazi abira turashaka amanota yo kuva muri Premier Division reka nongere mbahamagare ndumva bicikagurika cyane reka nongere muhamagare kuko ndumva biri gucikagurika ku rugero rukabije shakirira kote hafi tumushimire ko abashije kuboneka yego Perezida turabumva noneho yego Jarike icyo dushaka kubabaza rero ni byo nabonye byazengurutse ku mbuga nkoranyambaga nabibabajije mu gikari ni byiza ko tugera kuri ba nyirabyo kugira ngo umuntu atubwire impamvu nk'umunyamakuru mukuru ufite experience mwaba wenda mwaje gukora ino statement ni statement yatunguye abanyamakuru ba siporo natwe turimo waba wagize amahirwe yo gukurikirana ikiganiro ntabwo extrait y'ikiganiro nari nabasha kuyumva kuko nabibonye ngeze hano mu kazi ubwo rero kugira ngo tubaze ikintu kirimo ngira ngo n'ahanini sukari yacu yazamutse cyangwa twibashe tutibigenze bite naho mwavuze muti iby'itangazamakuru rya siporo dukora ntaho bitandukaniye n'ibya Lewo Mugesera yakoze uyu mugabo yahamijwe icyaha cya jenoside reka ngusabye make no mistake yego wamamagaye reka ngusobanurire yego ikintu cya mbere ngewe ku giti cyanjye reka mbaze nshimire ntabwo ari uburyarya reka mbaze mbashimire yego niba hari abantu bake bashoboka byibuze ubu ngubu bakibumbatiye amakuru ya siporo umuntu akaba informed nibura umuntu akumva ayo makuru yumvise amakuru atumvise public opinion na sentiment ze nicyo gitangazamakuru cyanyu murakoze cyane mu izina ry'abagenzi bakoze muyifate sibyo mvuga navuze twebwe ntabwo nivanyemo nanjye yego navuze ni itangazamakuru byo turi mu gukora usibyo yego turimo turakora ishyano icya mbere nta gitangazamakuru na kimwe nigeze mvuga navuze twese muri rusange nanjye nivanyemo yego kumva neza yego icyo navuze nti mbere y'uko match ya Rayon Sport iba sibyo mukuri bimwe mu bitangazamakuru byafashe umwanya wo kumvisha abafana yuko byanze bikunze bazibwa kandi bakwiriye kubyitegura ibyo bintu biri on record navuze ibitangazamakuru sibyo yego hazamo ibyo bintu niba bitarabaye please I stand to be judged in the public courts cyangwa se muri public opinion court yego ibyo byarabaye rero twebwe nk'abanyamakuru tuzi ko abantu badukurikira babafana b'umupira w'amaguru harimo abadufata nk'icyitegererezo hari uwumva ikintu cyavuzwe na Kenisi mu by'ukuri ko nta n'ikindi cyagihindura ari ukuri noneho icya kabiri ndakubwiza ukuri mbere na mbere I'm very sorry for what happened ku byabaye ariko ndakubwiza ukuri nibyo navugaga ndavuga nti ntago dukwiriye gushyira ku mutwe wa Rayon Sport ibyabaye nyuma ya match muri match yabo kuko ntago Rayon Sport yigeze iza ifite agenda yo kubwira abafana kwitwara nabi ariko twabishyira kuri media yakoze ikintu kimeze nka preemptive sibyo before seringa their opinion ishobora kuba ifite hidden agenda yo kuvuga yuko byanze bikunze Rayon Sport izarenga nizibwa ibwo bwabyo we wabishimira ariko Perezida mbere gato y'umukino ku wa gatanu ibaruwa iri official ya Association Rayon Sport yagaragaye igaragaza impungenge kuri trio yavugaga ko irayobora uriya mukino ekipe yagaragaje impungenge ku basifuzi
iti umukino urebye uburyo ukomeye ni byiza ko wahabwa abasifuzi beza mu Rwanda inashyiramo ko uyu musifuzi deja mu mukino warabaye muri weekend ibanziriza ishize yari yarezwe n'ikipe ya Vision kuyisifurira nabi ku mukino yatsinzwemo na Marine ibitego 2-1 none se kuba abantu bakwerekana ko umusifuzi afite wenda reka ne kwita ubudakemwa cyangwa we atari umusifuzi uri miye place kuba yakora uwo mukino aho ngaho wenda sinzi ikosa ririmo niri urakoze cyane ngiye kugusubiza sibyo twemera yuko media igomba kugira balanced way of giving out things sibyo yego nyuma y'iya letter nubwo wowe Jarike twarabura ndavuga nti ibintu sport yakoze ntago byari bikwiye amusore tuseso kuko singombwa ko mbivuga ariko twarabiganiye nk'aba sportif yego inyamirambo ku nyuma y'umukino wa Kiyovu yari maze gutsinda Rutsiro ibi ntibyari ngombwa bishobora kuzateza polemique zitari ngombwa yego ibyo narabikubwiye wa mbere umutanga buhanga rwose ndabihamya turi kuvugana nyuma yaho media imaze kubifata ijya one sided iryama amashuka amwe niyazana icyo bita however side sibyo however side ni kireno nukuvuga ngo ibi ngibi turasaba ko umusifuzi nubwo yaba ari we agaragaze ntaba ari we soko y'ibyo bakeka wenda ba proving wrong abafana musabwe gutuza tubirebe ibiza whatever the case ariko byagiye mu mujyi umwe wo kwamamaza inkuru yo kuba yuko kwibwa already biri predetermined aho nonengera media ariko president nuko wenda ugusubiza kwa federation kwaje gukerewe kandi birumvikana nanumvishe ko abayobozi bari mu mahanga mu bundi butumwa bw'akazi nyuma yaho federation imaze kwandika ibaruwa isubiza Rayon Sport ibwira iti mwigira impungenge tuzi uburemere bw'iyi mikino niyo mpamvu ni nko kuvuga ati abasifuzi baje mwigira ikibazo ibyo nabyo itangazamakuru ryarabitangaje Jarike abantu babikoze ngira ngo mu buryo buri constructive and objective ni radio yanyu gusa kuko nushaka usubiremo wumve rero aho reka nzane Mugesera na Kantano kugera aho bihurira na Mugesera aho rero niho nashakaga kugera kuko aho noneho rero birakomeye tuza mon frère yego ndashaka nkubwire yuko ikintu icyo ari cyo cyose icyo navugaga ni ukwincitinga public sibyo mu buryo wowe agenda yawe wasetinze sibyo buriya bari abantu icyo bakoze ni negative agenda setting ari nayo sport yacu umunsi wa none itangazamakuru rya sport riri mu gukora ndabikubwiza ukuri ntago ndi butinye kuvuga ibintu mu mazina yabyo sibyo ibyo rero kuvuga ngo itangaza ibyo turi mu gukora uyu munsi dufata urugero ibyo tumaze iminsi tuvuga umuntu akitonda ati ndabizi atamakuru ya ndani Rayon Sport izibwa ibyo ubwabyo ntaho bitandukaniye n'ibyo abantu birirwaga buri munsi bari mu gupakiramo abantu ibyo ntari cyaha kirimo that is comparison icyo tuvuga ni iki rero niba tusetinga agenda comparison president ku genocide hano icyaha gikomeye icyaha cya genocide reka harugeze kwita umugenocideri oya ariko nyine niba ari ukugereranya reka gukompara icyo navuze ni amagambo sibyo ashobora kwincitinga violence period barabikoze ntibabikoze ahanga ikibazo nuko nanazi wabikoze ndazubwo no kukubaza aho tujya duhurira mu gikari wowe nta numwe we kurikirana urebe na media tuwa zabaye nibindi mu frere mureke ibintu byo gushaka gufata ibintu ariko ubundi bitwaye iki tuvuze ngo let's at least sibyo tugerageze kutagumura abantu bitwaye iki ariko uyu munsi wa none nkubaze Jarike uri umunyamakuru sibyo yego ubuzima bwawe ko ntarakumva wicaye ngo uzinduke watakinga character sibyo ngo yatake ngo ujye kuri tenisi uvuga uko ushaka umunsi wose nuko se utabikora nuko umurongo wanjye n'iby'amahame ndabitabinyemerera niyo mpamvu tuhisemo no kubahamagara hano ntago nakubeshya tubonye no kote ko twese biratureba n'abanyamakuru twese ba siporo twavuze biraremereye reka tubabaze impamvu imfura y'iwacu nako imfura y'iwanyu yego imfura yacu imfura yacu ni wowe ukurikirana ibyo navuze ikizo record unumve n'impamvu nabivuzemo navuze yuko mu by'ukuri dukwiriye rimwe na rimwe kumenya abantu tubwira ko nabo ubushobozi bwo kudigestinga ibyo twababwiye kugira ngo bihitiremo bushobora kuba butari no ku rwego rwo hejuru bashobora kujya mu mujyi umwe bakayobwa nk'uko twabonye media iyobya abantu as simple as that ikibazo kiri reka mu mwanya na mugenzi wanjye she nawe akubaze she ntabwo ndi bubitindemo Jarike ndi mu kazi nicyo cyanyuma president bonjour beaucoup ngewe nabazaga nk'umunyamakuru koko ntago wikuyemo ariko nanone ijambo uvuze rigera kure hashoboka ese ntiwaba warengereye
ufata media ukayishyira muri ako gatebo ku buryo kuko hano turimo turavuga siporo ariko byajemo na politiki. Mon frère Sheikh reka mbikubwire ikizabica ujya kuri mikoro y'umufana wa Rayon Sport ukajya ukumva ko umuntu yavuga ku kintu runaka ugashaka kukiduramatiza mu nyungu z'ibintu. Please reka twubahane. Ibyo navuze it is clear. Nabivuze media iramutse cyane cyane ya siporo nitagaruka ku mahame ikayuba nkuko nabashimiye namwe sibyo. Tukagerageza kubaha abo tubwira tukamenya n'uburemere n'abantu tubwira ubushobozi bwabo n'uburyo dushobora kubajyana mu bintu bidakwiriye biturutse n'uburyo tuba twacyaginza abantu. Please ntaho bya bitandukaniye n'ibyakozwe na media zakoze nabi zatubanjirije. Icyaha kirihe? Okay, Perezida reka tubashimire twagira ngo twumve. Yego ngira ngo hari urwego rw'itangazamakuru, hari urwego rw'itangazamakuru rya siporo. Reka natwe ubwo ngubwo ikiza nuko namwe mugize icyo mubitubwiraho kandi turanabashimiye ku mwanya n'akazi mwari murimo. Ninjye bashimiye cyane kurusha uko mwashimira. Murakoze cyane Perezida. Murakoze cyane rero bwana Kensi Inshura imfura y'iwacu. Kakoza nkuriza Charles yavuze ko ari opinion ye n'uburenganzira bwe ibisigaye ubwo natwe nk'itangazamakuru n'abadukurikiye barabyumva. Ni byiza kugira ngo twumve nawe ku giti cye Desire icyo abivugaho anabisobanure mu magambo yaranakoze cyane. Icyo itangazamakuru ridutegeka Jean Luc aranakoze kuri credit aduhaye. Muhamagare urusaku ruhave kuko hariya twese turi mu gatebo kamwe twakubitiwe icyarimwe hariya twese ariko arabisobanuye. Abandi namushimiye ko abaye flexible akitaba buriya kwitaba kwe no kwisobanura bibyara ibintu byiza kurusha kutisobanura. Abantu bakaba bakuvugira agatanga opinion ye icyo gihe ushaka mu judging uko abyumva ariko byibuze nayo gutanga santima ze. Gusa nemera ko ari ikintu nemera kuri we avuga nta kintu kibi n'itangazamakuru koko kuba tugaruka muri aya majwi yo kuvuga ati ntago muri fair nabyo si isura nziza mu by'ukuri si isura nziza isura nziza. Ikindi iyo bigeze mu bintu nk'ibi ngibi biri conflictuelle yaba kuri Kensi n'undi wese uri kuri mikoro ifo kujira amagambo ukoresha kuri we yumva ko ari bisanzwe ariko hari n'abandi bumva nanjye ndimo ko tari terime nziza yo gukoresha. Iyi comparison ariko iraremereye nanjye ndi kumwe ko washaka ubundi buryo bivuga. Ikindi wenda ndaza kumubaza ariko tunaganira kenshi n'abasportif ariko nanone impungenge afite nazo siwe wenyine uzifite. Ifoke abantu bagerageza kwapeza retention z'abantu. Turagera mu gikari tunamubaza tumumva ariko n'uwaba warabikoze entre njyewe kugirana inama nubwo ari bamwe batabyemera cyangwa inama ariko twumve ko kugeneraliza ijambo ry'uriya mugabo je nari muto yarivuga nago naryumvishije ariko nyuma yuko wakuwe muri Canada ndumva ariho yararakaza. Yego byari biteye ubwoba. Oya cyabaye imbarutso buriya no kuvuga si imbarutso Sidiki abane ibintu tujye dukoresha n'amateri makwiriye. Buriya n'umuntu uvuga ngo genocide yakorewe abatutsi njya mbibona bivugwa yatewe n'ihanuka ry'indege hariya byari muri 1991 ijambo rya Leon Mugesera rivuga bira n'ibimenyetso byerekanaga yuko hari umugambi mu buri gusebura. Genocide irategurwa abanyamakuru ba siporo tuvuga tubagezeho siporo muranabikunda murandukurikira ndareba n'abakurikiye none nkabona ni benshi kuri izi mbuga nkoranyambaga ubu tutabaze n'abari kuri radio ariko ntabwo turi muri ba policy makers ntabwo implementation turimo abanyamakuru ba siporo cyo kintu abantu bakunda kukibeshya abamenyesha makuru ntabwo ashobora kuvuga ngo sifuzi nabeo problème hari comparaison wivana siporo ijyane muri politiki niba bona za FIFA zibirwanya. Ku rundi ruhande ni opinion ye reka tunarebe natwe izindi nzego zacu ubwo ngira ngo nibyo ngibyo tunamushimire kandi nanone ku rundi ruhande tunongeye tunamushimire kavuga ati BNB Sports Plateau muganira amakuru y'imikino reka tugome mu kibuga. Impamvu tunabyigije inyuma nuko mu